Ibyo bwakeye bigeze aha ngaha. Ko bwakeye we. Adubi ngiye kwiyogoshesha. Bite kundeba gutyo se mama? Kundeba gutyo. Kundeba nawe. Bro, umere kurumva jama tutabeshye ubu ngubu ugiye kugenda bakogoshe bagushyiramo amarese ibiki byose bavuga ngo uri umusore pe beberanye uri umusore. Ni ikihe kibazo se none kandi? Ikihe kibazo? Ubwo ngumva nyine uraba uri umusore nyine tubirangiye. Si ni ikihe kibazo none? Tutabeshye mu by'ukuri mwana. Aho ngo aho ugeze neza usigaye umutwe kwegoshesha mwana. Wanatekereje ko kuvuga ati basi mu mutwe dufite twakwamo na business ni mwana. Gahabwa. Baba. Ese nibyo uri kumbwira burya? Nge nukabone natinze kubyuka umushinga agenda ufite n'ukuri n'ungire ikibazo. Umushinga se. Oya, weho nge kugenda nge kwiyogoshesha. Ninze ngenda kubwira umushinga nateguye urahita wemera. Wawubwiye se nona? Umbwire itsigaye umunana utekereza ari. Neza nibwo ngo umbwire ngo ngarutsanga. Andika nihute ntabwo ndi butinde n'ubundi kwiyogoshesha ntabwo bitinda. Itangaruka n'ubundi turavuganira. Abari baso dufite mu Rwanda bajyamiranye kubyuka bavuga ngo bafite ibitekerezo bizima byihise byubaka u Rwanda se. Nukabone natinze kubyuka ngo ugire ngo ntabwo nkoresha ubwonko. Nge ibintu mbifite muri gahunda. Napanze gahunda ifatika we kangende ijye kwigoshesha vuba vuba. Business nyine yawe yabisigaye yimbwiye aho kugira ngo uvuge ngo ugiye kugenda nawe tuziyimbwiye ngo isigaye yimbwiye. Sigaye nyite nanayitekereza. Aribi reka twicare noneho mbe mbigusobanurira ngende maze kubigusobanurira. Niba ari byo ushaka. Imishinga rero ukuntu imeze ni gutya rero sasa dore umushinga natekereje. Mva rero kadubira dore umushinga mfite ni uyu nguyu. Mbwira nari. Urareba muri iki gihe ingo ziba zubakiye ku makimbirane abantu bugarijwe n'ubukene ibintu by'ibibazo birugarije nyine ni ibibazo ku mpande zose. Ibyo bintu twabiprofita rero sasa ati none se wagiye kuba umucamanza w'abantu. Umva nyine mva nkubwire wowe ukuntu tuzabigenza. Weho ngiye naratekereje ni reka twigira abavuga butumwa noneho tujye tubajya na duke bafite tubarye twibabakene. Mana yaravuze ngo udafite izamu ngo ufite izamwongerera udafite izamunyaga none mu macyo nabyo ufite ugiye kujya kunyega babifite izo urumva rero umushinga n'uwo ngo abakene tukabacucura sima kwibabakene mwana bro. Urumva ari n'ikiri kibazo kwibabakene guswe ibyo ni Imana biduhanira mwana. Ugugize imwe se ni kubayo ni kwitaguhanye se noneho izaguhana kabiri. Rero ndi bazo ugiye gushinga urusengero. Direct imitete aho ngaho mana uri kuntu ubukene wazabuvamo gute? Ubukene ubu bumeze nabi none nta gishoro dufite uragira ngo kuri igishoro ugiye kuba pastor wabimenye kabisa. Ubu nanzuye na Bibiliya natangiye gusoma imirongo gusa ngiye nzabekera. Ugiye kumbera umudiyakoni ugiye kumudiyakoni mbe pastor uri muri mood cyane nshaka undi muntu ajye muri mwanya wawe. Kwa marera diakone wowe ndara aho ngaho ubwo n'amaturo nawe nzagenda ndimo ndayabara ndahari ndashaka undi umwe. Haleluya amen. Ntabwo wagira ngo wavanze geri nari nkumbajije nka rero wasansuje amen. Ugomba kwishyira muri mood nk'umudiyakoni koko ahubwo urabizi ibintu byo kwigushesha ndabiretse. Ngiye guhita ngenda hano hirya kwa Teo ngiye gutira Bible duhurire ku muhanda nawe nyine hita witegura mani dutangire uri kubona inzara itameze nabi. Okay wowe nari bejo nyarukanye nari nyine bro. Okay na 13 ariko ibintu bya big up ntabwo biri bwongere gukora. Ubu ni ukuvuga ngo haleluya. Amen amen amen. Ubwo nyine no kubyitoza amen.
urahageze urabangutse Yesu ashimwe ni ukuvuga ngo Yesu ashimwe guhera ibya big up rikati uvuze Imana kwambaye nk'umusitari none yako nambara gutya abako sasa nakubwiye ngo wapanze bijene washyiramo n'imyenda nambaye mfite ibira n'iminyururu waraye pastor umusitari aba wakira ntabwo biza kundo yako niko nyine wambwira nyine kandi ufite nande imyenda umuntu mane yayihinda yako birokasiyo nziza se ndatekereza hano hantu twahabona abantu kombe bana nziza ariko ubwo rero panze bije nayo yinkiramo ahubwo nyine uramunshanga kuko ngewe ne dide yakonze serious ibyo ubusitari ubisige mu rugo hano ngaho tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ariko naje nandi ngo byamani bya okay narebi no zahise ashimwe ahimbazwe ngasanga twagiye ahubwo kugira ngo abantu babone ko turi abapasiteri banyabo reka dutangize turi muri mudo y'agakiza ariko ngo bone kutari kumwe none ibyo bibyibaza amata na karimba ufite se ngo tuzamura tangira na yaragibirindoye agiya ibyo birimbo uranange reka ngwere karimbo nzi avuga ngo bakagiyemo ngo nsanzore mweza Yesu nsanzore mwiza nsanzure mwiza mana we nsanzure urumva kajyamo neza ra izo mbyino uri kubyina ari bwoko kiko ni kuzana ibintu byo mu kabari nicyo kibazo cyane twagiye niye kasarisa kamenga mine kuko kasarisa nyine kamwe kabasirimu nyine wowe ugomba kubyina nk'abantu biyubashye nyine nka diakon nizo ujye kubyina nyigisha niba ngiye gucya ukankurikira utungana niba ngiye hano nawe uraza tugendeye kuri Sanzore muri iyo njyana kuzamana karirimbo mwa Uri pa puritse kagasaza mva muze mwaramutse muze Yesu ashimwe muze nahimbaje byose murakomeye cyane ndakomeye cyane Imana yakunumye niba mu y'Imana noneho ngewe nkunda abapasiteri ku rwego udashobora kwiyumvira ntabwo wibeshye dore nguje Imana niba se ku rwego kubangamiye rero waza tukakubwira ubutumwa gatoya ntabwo butinda saza Imana yakunumyeho rero niba mu y'Imana yakunumyeho iki rero kagira impuhwe nyegera nk'ubutumwa bwiza ndahari rwose njya kubona mu nzozi njya kubona mbona umusaza w'imvi haleluya haleluya ndavuga ni rero ndakubonye mpita nkwibuka rero mpita nibuka ubutumwa Imana yamaye ubutumwa rero nkaba mbukeneye Imana kera kaba yabigiye kunsubiza oya wasubijwe Imana ni hafi Imana igira neza muze haleluya Imana yatsezerije kuva ndi umwana mfite imyaka 7 ndizegeze imyaka 70 isezerano ryayo ntararibona none rikunyujijemo Imana irabikora yasohoye umva rero ubutumwa Imana yamaye umva Imana rero ubutumwa yakunumye yego niba Imana yambwiye iti mu nzozi ati musaza ndakubona ngo ntabwo uzigera ukenyuka yewe gawe akomanda uri igitagaza kifuzo niba mu y'Imana nta kindi yongeyeho Imana ni nziza ntabwo ari ibyo byonyine Imana yamaye ubutumwa bwinshi Imana igira neza mvugira ngo Imana igira neza Imana ugira neza Imana irongera irambwira ati igiye kuguha amafaranga amen ati nubwo ufite imyaka myinshi ati ugiye gutunga amafaranga yewe gawe cya kifuzo nasezeranyijwe n'umwana w'imyaka 7 iragisubije kandi yararabimbwiye Imana ni nziza cyane Mana uri warabimbwiye kandi muze hari n'ikindi yambwiye yego komeza yambwiye ati abana bawe ufite abana ndabafite nta n'umuziga mu Rwanda amen bose bagiye kwiga hanze y'igihugu hanze inyuma y'u Rwanda yewe Imana nanga ibeshya Imana iragukunda Imana nanga ibeshya amen ariko Mana we nane naravuye mu idini mwikunda kumva kugira ngo Imana ibashe kukumva muze ndabyumva pastor tugiye gufata umwanya dusenga Imana tuyinginge rwose kugira ngo ikubabarire ubwose bwawe n'impamvu n'ubyira rushaje ibyo bintu tugiye gufata umwanya dutuje dusenga Imana haleluya
Imana ibashe kugusubiza rwose nigira insubize ibyo bintu rwose byari bindezeje nabyo isezerano ry'Imana ntabwo rihera ariko amafaranga koko yayakubwiye byanyagiye kuyama ko cyane amafaranga menshi mu nsengere Imana rwose iguhera rimwe mu nsengere nanjye nateze uruhara ngo mu nsengere ngewe muze ngiye gutuza rero tugiye kugusengera Imana ibashe kugira ite kugusubiza ibisubizo byawe byose kunsubiza ubwo rero ugiye gutuza Imana irambwiye iti ati kugira ngo igusubize ibyifuzo byawe byose ati biragusaba gutuza ugahumiriza nk'iminota 2 nanjye ndatuje kandi ngiye guhita mu kayinginga hiri mu ijuru ikabasha kugusubiza yego ni Imana uyu munsi ni wawe muze Imana igiye kugusubiza ngahumiriza Mana nunsubize nsubize ntabwo icyubahiro ndanezerewe kuko kunsubiza none se pastor agaswingengera utambwira se sibwo imbwa ya nyina bayihaye nyina ku manywa y'ihangu isaa 7:30 reka ndebe isaha telefone yanjye barayijyanye na bya bitanu naratsimbye mu mariyo ko ari byo ndi burarire ndibunezo nzirire kwa Yesu we ase ako nanjye ndikigoryi kubera iki natekereje ko umwaka wanjye ubu ngubu ari bwurangiye nane ngegera ziranye yewe kabuye kasubuzikiye mubonye ngukeneye akoze umwaka umaranye iminsi ntuwuzi ko umwaka ugine maranye iminsi abana banjye kwiga byanga nyine ibibazo ngize ntabwo nashobora kubikubwira duhagaze hano agahinda karanyishe reka basi twicare mutekereze ukuntu ibintu bingendekeye kabya basi wowe wenda twicare mutekereze Kati Sawiji inshuti yanjye Sawiji mpuye n'imbwa yiruka mpuye n'imbwa yiruka imbesire mpuye n'imbesire Sawiji zirancuce ku buryo habe na telefone nabikubwira gute ko ni note ya bitanu natsimbye mu maninyo nayo bayikuyemo sinamenye n'igihe Bose muze bakubwiye ngo iki imbesire zigize abapasteri ziri kumanurira arabizi ko nanjye nikundira gusenya imbwa nyina bayihaye nyina ku manywa yiha Sawiji we bakwibye iki telefone yanjye narahawe n'umwana wanjye telefone yanjye narahawe n'umwana wanjye nkunda yanga kunguriramo byeri arambwira ati akira ngo waye telefone saza ndamutse nyibwiye akazi nkora aba nirabujije hakuma kugifasha ko yari inshuti yanjye giye kugufasha ndabizi twabaye muri byinshi dusangiye agatama n'ibyo giye kugufasha ugiye kumfasha cyane nka dada senya abayobozi bo muri kano gace kacu abo nanjye ndabazi ubuse ndagabura kubumye kuba nabagiye bose mugakurikira bose turaziranye abayobozi ega nanjye ndabazi
nyine Eh. icyo mubwira ku cyo Eh. ngiye kugufasha iminsi mike tuba twabafashe. umva rero kavyigi niba ari kavyigi niba ari gake njyewe ntago nkukize hano kugira ngo ubafate kuko nawe uri imbesire sibyo ntago wabafata se ubakuyeho nawe uri ingegera wowe ngukiza hano kugira ngo umfashe kurira agahinda kamere nabi nayo ibindi uri kumya uramfasha umwana wawe se yaguhaye nawe ushaka Eh? fone umwana yaguhaye nawe ushaka ndashaka se ngo nyikure ingegera ko uzayitwara njyewe ndabijyamo nzeshya ndabijyamo. Mukozi w'Imana. Yego. Imana yakudutumyeho. Waza tukakuvugishaho gatoya. Koko se? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Kristo Yesu akuze. Iteka ryose. Ndakubonye mpita mwibuka pe. Banyibutse turaziranye. Imana yakuntumyeho. Ndi umukozi w'Imana. Ibyo rero ndabikunda. Nkunda no guhana abakozi b'Imana. Imana. Mwere murahari. Ndakubonye mpita mwibuka. Imana yakuntumyeho rwose. Kuri Imana nzicyo baranjye mbikunda kubireba. Nitwa Pastor Fe. Nishimiye Nanjye kubona nawe. nitwa Diakon sorry Diakoni Kadubiri. Ni kadubiri pastor. Musengera hese. Dusengera hari haruguru uko uzadusura. Ubwo mugiye ku butumwa bwiza bwo. Imana yakuntumyeho ndakubonye ndakwibuka rwose. Muko. Kandi. Imana yambwiye ngo iguhaye umugabo. Uri mu murongo uzko yari narayibimbiye. Yari yarakubwiyeho. Nijoro. Imana iragusubije. Naraye mu masengesho arambwira ati umva. Imana iragusubije. Kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Imana iragusubije. Ubu tugiye kugusengera Mu rero. mavuta. Tugiye kugusengera. Kuri mu mavuta abayoboke bawe babimenye kuri mu mavuta. Kandi nawe Dusanzwe tubizi. baye muyoboke none. Ni pastor wacu twemera, dusanzwe tubizi nk'abadiakoni biwe. Hari n'abandi bataranga hamwazamenye na. None ikintu nkunzi ni ukuntu pastor agenda na diakoni byo mu murimo bandi ndabikunda ngiye. noneho nko kubera ukuntu ngo wubashye Imana. Umugabo wawe azaba afite n'imodoka. Nicyo nkundira Imana ra. Imana ni nziza cyane. Imana ntabwo cyubahiro. Bamba nyikunze kurushaho noneho. Ubu rero kugira ngo Imana igusubize. Ugiye gupfukama hasi uce bugufi. Bya nabyo mvavo. Twinginga Imana iri mu ijuru ibashe kugusubiza. Tugusengere. Kugira ngo tugusengere rero biragusaba ibyo bintu kugira ngo tubigufashe. Ntabwo twagusengera uretse Imana igiye kugusubiza rero mukobwa. Umugabo uramubonye. Imodoka afite imodoka. Afite n'inzu. Ntabwo muzakodesha. Nibo ndumva Imana. Imana ni nziza rwose. Ubwo rero kugira ngo Imana igusubize ibyifuzo byawe. Tugiye gufata iminota 2. Duhumirize twinginga Imana ibashe kumva ibyifuzo byawe. Uyu munsi no wagiye gusubiza. Je namweje rwose gusenga. 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 Musenga yene. Muri mubi. Rota cyangwa kuki koko nabizi mani ibi ni ibiki ubu se ndabwira ngo kimwe siganye ibitabo by'indirimbo telefone isakoshi bana
cyo nkubwiza ukuri hano watekereje neza ariko gutekereza neza arimo no gutekereza nawe umunsi wadufashe ariko nta muntu uzadufata ubwo se hano hantu ntabwo twakorera akazi buriya ndabona nari ariko nyine tumenye ngo ubwo twakoze ko kuri turi mu mazi abira rimwe na rimwe tujye tunabitekerezaho ariko uriya musaza se hano yahagera buriya wabwirwa n'iki se ahubwo kadusubire muri ya mudu ugiye kugira ube wadutinga nka diakoni nari twagiye dushaka akaririmbo tube tuzamura muraho tere nyengeye kumuzamukiraho nyine si nta ndirimbo n'imwe uzi nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana imbyino mwari nizo mu kabari wowe uzi ugenda nyine cyane ko wari abakozi b'Imana twagibone n'ubundi ndimo kunkotora ugira ngaha ntabwo twagereye ngo gine nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana umva kandi karirimbo mana aho wankuye mana aho wankuye ni kure cyane mana mana aho wankuye we aho wankuye ni kure aho uzi ko uretse gato aho wankuye muraho neza abakozi b'Imana ni wowe wakabyara amahoro y'Imana komere cyane diakoni kabyubi ni pasiteri turi kumwe ashaka kukuganiriza nk'umuntu Imana yamugutumyeho kumenya ngo Imana ikuvuga iki ukoze w'Imana ndakubonye ndakumenya Imana yakunyeretse yakunyeritse ni wowe mufitiye ubutumwa Imana yakuntumyeho twese twahuriye Imana yambwiye iti umva ngiye kukubakira inzu nziza oh haleluya Imana iragukunda ntabwo ari cyo cyonyine yakuntumyeho Imana yakunyeritse Imana iranyereka ko igiye kugukorera ubukwe igiye kukugira umugabo akuvuga hamena basi igiye kukugira umugabo shimira Imana avuga ati hamena amen ugiye gupfukama hasi tugusengere kugira ngo ibyifuzo by'Imana byawe bigere ku Mana pfukama hasi tugusengere Imana igiye kugusubiza musore uyu munsi ni wawe ibyo wifuje kuva kera bigiye gusubizwa uhera uyu munsi oh haleluya ugiye guhumiriza rero ugipfukama none aha rero Imana irambwiye ati n'imodoka irayikongereye oh haleluya ku byifuzo byawe n'imodoka iyo Imana ikunda bari kuko pasi nawe ndabyemeye kubera icyubahiro uyihesheje musore Imana igiye kukugirira neza rero kugira ngo twinginge Imana aho iri mu ijuru ibashe kugusubiza ibyifuzo byawe tugiye kubanza tugukuremo imyenda imwe n'imwe tuyishyire ku ruhande kugira ngo tugusengere neza Imana ibashe kukubona neza ikusubize kuramo ruhande tugusengere Imana ibashe kugusubiza bikore pastor bikubwiye Imana ikibazo nikutegetse haleluya haleluya amen kuramo naka kasengere twinginge Imana igiye kugusubiza uyu munsi ni wawe ni umunsi w'ibisubizo byawe uyu munsi Imana igira neza we Imana igira neza ubu rero tugiye kwinginga Imana ugiye gufata umwanya ugumirize uduceceke kugira ngo twinginge Imana ibashe kugusubiza ibyifuzo byawe twinginge Imana ibashe kugusubiza uyu munsi ni wowe musore ibyifuzo byawe bigiye gusubizwa ako Imana igira neza pe ngari fata imwanya iminota 2 uhumirize twinginge Imana ibashe gusubiza ibyifuzo byawe agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza nakubwira burya imitsi y'igisambo ni 40 uranyuma